Sheri iriya mafi ndayikunda. Irimo bino bisimba. Sinzi impamvu nsigaye nyiharaye ndayiharaye bya hatari. Emeze nka bya katuni niba ari biteze. Wowe se ubundi ubu hari ryari ngo urabireba? Reka tujye twirebera. Njye na Mike mva turayiharaye mva. Sinzi mwese umeze ute Sheri? Siko mba mbona utanyitayeho. Shaye umeze neza nanjye nari ndimo ndangariye biriya bintu byawe. Nirebere ndabona wowe ntazi. Gusundi Mike ariye. Mike ari mu cyumba. Ndamushaka se mu guhamagara. Muhore. Ko niba umukeneye wambwira. It's okay. Hello? Yes. Yes, ni ngoga muvugana. Amakuru doctor. Kwa gatandatu iki turimo rwose. Wow. Kuko mugomba kugenda witinda niyo ndwara usanga bizanye ibindi bibazo kaba no gukira bikaba byananirana rero kwifatirana biba cyane. Asante sana doctor, asante sana kabisa. Okay, umunsi mwiza. Shahe? Rendez-vous yanjye bayigije hino. Wow. Mwana himbazwe n'ukuri. Mwana we. Mwana ishimwe. Umuganga nzamuha iki kweli? Urumva ukuntu yabyirutsemo? Ibi bintu Imana birimo Sheri, Imana birimo n'ukuri. Yes. Hanyuma se kuwa gatandatu umusibo ejo nejo bundi buri. Yego. Ahubwo ntabwo mubajije isaha tuzagenderaho. Ariko ndaza kuza kumuhamagara ngire mubaze. Ndishimye. Mwana himbazwe n'ukuri. Wow. Harya. Bidi ya Mike rirya. Bidi ya Mike kwa gatandatu. Ubwo si ubwo ntibihuye. Ye na gahunda yawe yo kurira indege Sheri. Turabigenza gute? Kandi ko umwana wacu tugomba kumukorera. Narabiteguye tugomba kumukorera ikirori. Umwana wanjye ngomba kumushimisha. Turabigenza gute Sheri? Biraterwa n'amasaha nzajya nzahagurukiraho. Dushobora gusanga amasaha adahura na Bidi. Ariko noneho ahubwo reka muzi amasaha. Ariko harya Bidi mwayiteganyije ryari? Ni kwa gatandatu ariko Sheri hari igitekerezo naringize. No kwa gatandatu usanga hapi? Mu masaha yose saya ni mugoroba se. Reka manze mubaze numve. Wamubaza itike y'indege ko isaha ifitiye noneho. Deni tukabipanga neza amasaha twabikorera. Yes doctor. Mumbwiye ko flight ari kwa gatandatu. Ariko ntabwo mwambwiye isaha kugira ngo nitegure a condition. Nzagenda ni saa moya.
saa moya z'umugoroba. Okay. Asante sana doctor. Ako sheri hari igitekerezo nagize. Ndi kumva aho kugira ngo tuyisubike iriya bidi twahamagara abashuti be wareka we gutumira bashuti bawe tugahamagara urungano rwe bari abakorana then bakaza hakiri kare ku buryo ugenda twamaze kubikora byose. Iyo bidi uri kubyumva? Iyo bidi ya mu gatondo cyangwa ku manywa ni bidi imeze gute? None se sheri urumva nayikora udahari? Ese urumva ikiri priorité ni ikihe? Ni uko njya kwivuza, ni uko mpomba iyo flight cyangwa ni uguprioritiza bidi ya Mike? No. Okay, reka tuyikore kwa gatanu. Tuyikore kwa gatanu n'ubundi ni kimwe no kuba no kwa gatandatu. Tuyikoze kwa gatanu ukagenda kwa gatandatu hari ikibazo. Very nice ahubwo. Muganireho na Mike noneho twumve niba bashobora kugiza hino imbere. Kandi ari surprise sheri. Oh sorry, surprise. Ni surprise ahubwo ngewe ndahamagara. Inshuti ze bakorana bari abantu bawe bo nta kibazo ubihorere bari aba papa mbese nyine tubihorere noneho duhamagara urungano rw'abantu bake icyo nkeneye nuko umwana wanjye yishima nta kindi. Okay, very nice. Nkunda ko uwo ni isuzo hafi. Thank you so much. I love you. I love you too, baby. Yeah. Numva nubwo nakomeje mbikubwira nkabona rumwe nyirengagiza ariko nanone byuze bakananyumvisha. Okay, ngambye ikintu kikugenza hano. Cyasime urabona ndi kwitegura ngo ngende ngwe ikintu kikugenza hano. Maso ni gute utabasha kunyumva byibuze ngo urebe n'umutima wanjye ibintu mara nkubwira. Nyine mbwira ikikugenza hano nkimenye urabona rusanze ndi kwitegura ngiye kugenda. Njye kwambara ngende. Ikingenza nyine ni cya kintu nje gusaba amahirwe ya nyuma. Maya, can't imagine the way I love you. Wayo uri nkanjye byibuze ngo urebe umutima wanjye. Nibwo wihereza agaciro. Maya ndagukunda. Ukunda n'umutima wanjye wose. You came yours. Ha, ese siko koko urankunda? Yes, I love you. Gute ukunda utanze? Gute uvuga ngo sinkuzi kandi nkuzi. Njye ubwa mbere nikubona. Nese numva ngiye nko mu ijoro ritoya kubera urukundo ukunda. Umutima wanjye wese usagwa n'ibyishimo. Numva koko ngomba kugukunda kandi nkaguha urukundo. Yewe nkakora buri kimwe cyo cyose. Gute suhura n'umuntu mu muhanda ntumuzi, ntuzi imico ye, ntuzi uko ateye, ntuzi icyo akora, ugahita umukunda. It's a feeling. Love is a feeling. Feeling. Okay. None nimba narakubonye nkumva amarangamutima yanjye aranyuzwe. Ubwo mbizire. Ese we ntabwo ubona ko nkora buri kimwe cyo cyose kugira ngo nkunezeze? Please, I beg you. Amahirwe ya nyuma. Siko, yego ndagushima kuri buri kimwe cyawankoreye. Wanyitayeho nta muntu n'umwe muri uyu mujyi nzi, umpa aho kuryama, umpa ibyo kurya, urenza unshakira n'akazi. Ibyo byose ndabigushimira pe. Yega nibyo n'ibindi biracyaza. Ariko ibyo kunkunda byo ntabwo bishoboka. Suzu wondi we ku buryo wankunda. Kandi ikindi nkubwiye nicyo naricyo ahahise hanjye. Nta nubwo wabasha kunkunda wowe. Ako si ibyo nibyo nyitayeho ahahise umuntu ngiye nibyo nitaho ko nita ku igihe tugezemo. Nose kukumenya bisaba iki ko nkuzi? Ibindi ushaka ko nkumenya birizi. Unzi gute? Unzi iki? Wowe umukobwa mwiza, umukobwa witonda, umukobwa usenga, umukobwa ukora buri kimwe. None se ubwo gutuvuga ngo Maya umukobwa usenga. Ya, sindakubeshye.
Maya uyu reba rero yahoze ari indaya. What? Kabraga wana. Do you think I'm joking with you? Nahoze ndi indaya. How wabaye indaya si umukobwa umeze nkawe wowe indaya gute? Mani basiri. Scott, ubona uyu munsi n'undi wenyine. Kandi mbwira ngo basiri njye ndi seriyeze kubyo ngubwiye nabaye indaya. Hako nanjye ndi seriyeze wana niyo waba uri indaya akagihumba ariko ntacyo bintwaye. Uruzi ngo ndagute kutekana nawe. Do. Uno nora cyangwa None se kuba ufite tatuwaje nibyo byerekana kuri indaya? Hagarika ubuntu bw'ubugoryi ngo gute. Ngiye byo nkubwira nibi nukuri. Nyine kuba unyeretse tatuwaje. Mwareka niyo ku kibuno se? Nyine sobanura ibyo. Biherahe kubangura indaya. Ibyo bihurirayo urabihuza gute ahubwo ko ari ugushaka wenda. I don't know. You don't know what? Maybe ushakubona ntagukwiriye kandi ikindi kuba vuga ngo uri indaya. Ntacyo bintwaye. Mike. Mbere ko ukweka kumenya kundakari. Si basi nane mujye nyumva. Mike, mukuru musabye imbabazi ko byabaye byose. Ega nanjye nabitewe n'umujinya. Ngaye bazi baye uri njyewe. Ukabona umuhungu ukunda, mwari mwimeraniye neza, agakobwa kajeje ubundi batangiye kukazana indabyo ibintu ngiye mba ntarigeze. Mike kuri njyewe wamera gute? Uvuze ngo hagati? Sikari agashinzi se byose kabiteye iyo kata. Hanyere agashinzi ariko kuki umuntu bushinzi n'ubambara ubukura. Ufite umubyeyi yitonda. Mike basi mbabarira nimba byakurakaje sibyo. Nini uzamenye ryari kubaho abantu bose mwese mu kigero cye. Nta bundi buryo rekuzamwo ukavuga utagiye ngo umuceye y'indabo mu kubitugira iki. Isimbi no kugwana kuva ajya rugwana. Nyine Mike mvugiye kuntu byagenze. Ndabyemera habayeho overreacting nkora ibintu bitari bikwiye gusa byatewe n'umujinya pe. Ako nyine no umujinya itakontorora ni ubumva. Ariko ikintu cy'ikigimbuzo kugiye twana ajya ngo urankunda. Ndagukunda cyane. Utunyitwara imbere nabi bingana kuriya ukumva ngiye umutima wo gukunda nawe ukura. Ako Mike reka nkwaze undi dewe nyitwayeho neza gute twana muri office ukajya kugura indabyo ukazereza uriya mukobwa. Nishimwe amagase ko ari mushya. Oya nje nawe turakunda. Kuki ko mukabije kunyinjira. Ako ndagukunda Mike. Ndi kunkunda ega uri kwikunda ntabwo uri kunkunda. Ubaye unkunda washigikira ibyo ndimo ukashimishwa no kunezerewa. Ntabwo wakwikunda ngo ugende ngushaye kumbabaza muri buriya buryo. Ako Mike kubera icyo ukunda kundwanya koko. Se basi ni kiye kintu ntujuje ukeneye ngo basi nyihindura ariko dukundane. Ntago baba abantu. How? Kandi kugusaba imbabazi. Abo ngo tunye kujya kuzakama ya bajya kuzimwaka. Wowe nazi gusabye. Nikiriza ko ibyo bihagije. Uzajya bisabe Maya nazi uzazanye nko bari. What? Mike Maya aranyubaha mfata nka boss we kuko ari hasi yanjye. Ngiye ni gutangira ako kantu reka agasuzuguro kumva kuri hejuru y'abandi niko nashaka. Mike, abantu bose ni abantu, sibyo? It's okay Mike, I will try my best but forgive me. I really apologize. Mike no kuhora buri gihe umwanya umwe turi kumwe umwana mwiza ubu ntandukiye gato wasanga n'abaseriveri bahano bakubise. Ntabwo nabikora Mike ndakwemera ko ngiye guhinduka buri kimwe cyose bazi. Ese ubundi umenye gutanga Mike nagukurikiye. Nabwo nakoze ikosa. Nibi uzamenye ryari ko njye nawe tutakundana ngo ndeke. But I love you. But I don't love you. I told you so many times that I don't love you.
But what? Makima mbikubaza inshuro nyinshi basi ngo menye ahantu nakora neza amahindure ako nta gisubizo na gitoya ujyuma. To be my best friend, for being my sister. No. It's possible, but to be my love, my wife. I don't deserve it? Yeah. Really? Yes. Mark, what can I do? Njye nawe narabyishatsemo narabibuze ababyeyi bamishatsemo. But you can try. Rega ibintu byose bisaba igihe ni goro gahoro. Ikibazo uwo nshaka kuba wese uriwe. Okay, I promise you to change. Please. Nek akubanza umbwire ikintu utari guhindura uyu munsi unkeneye ko tubana nkeneye ko tubumwe kizahinduka gute mu gihe nge nawe tuzaba tubana buri munsi warubigeze. Okay, Mike, give me that chance, you will see. Please. Okay. Mbanza miri wamboro kandi ndekira ubuzima bwanjye. Kuba umuntu byarakunaniye just ngo kare agashinzi just abakozi ngo kare agahungu nta munsi numwe ntara maze gutesha kangahe maze kugutesha kangahe ushaka kurukana bare bahungu ushaka kubakubita baze guhangara wowe n'ubushongwe n'ubukaka bwa Scott ngo ushaka kumukubita. Just okay, nari bireka ngwize naze twishwe nge nta mpamvu yo gusiga. Mike, nisi kwisi ugenda. Reka ibyo tubishyira parts and then we talk. Mike. Mire, umva mukobwa wanjye, bwira n'abo bantu bose bakorana na Mike. Mwese muze ndashaka kumutungura. Umva maze nge namaze no kwambara. Umva ngiye kumujijisha ku buryo atari bubimenye. Yego Mike, umva mwana wanjye, ndashaka kugutuma nyine. Wabonye ko frigo yambaye ubusa. Frigo yambaye ubusa. Uncire kuri boucherie. Yego papa Claude akumpere ibiro 5 by'inyama dushyire muri frigo. Yego n'ibiro 3 by'amafi. Amafaranga sura yafite. Reka nze nyakoherereze kuri telefone. Yes. Uce no ku isoko nyine ndavugisha wa mama wanjye uhaba akumera ibintu by'imboga. Imodoka se ntiwayitwaye? Yes, biroroshye rwose. Okay, noneho ndakeka ntase. Uce no mu mujyi wa mama akumpere kagakuriye kanjye. Yes. Umva ndakugurira akantu humura. Yes. Yego. Bisous. Love you, my son. Okay. Yes.
boss. Neza utese. None uko wambaye n'izuba iki? Boss, ahubwo mufitiye amakuru. Amakuru ngo Mu nzu. waje mwana waje wow ngo amakuru uze. Amakuru nyine mbwira amakuru. Nyine amakuru Se mwese mwambaye neza. tujye mu nzu Mwambaye neza. tugiye gusohoka ahubwo genda Okay, nzanira cya tuboro turimo muri genda uhindura imyenda Surprise rero. Twita surprise Burundi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, my dear. Happy birthday to you. wow Daddy and Mommy ndaba. Surprise. Ntabwo watwanga. Surprise. Surprise. Wewe wagizana ngo. surprise Yes. Amakuru ni meza. How old are you now? How old are you now? How old are you now, my dear? my son How old are you now? Okay. Mike, have a seat, my son. Bose nabanza Maheko. Ninagira yari kuzabesha. My love. No, mudufashe ifoto ngwino. Before tumaze tukate keke. Ukomeza kumbesha mwana wanjye ko gatandatu uzagutegurira bizaba ibyoshye ndori kugira ngo ndese. Okay, tugiye kumukoresha Amahitamo between mom and dad ninde ugiye kugufasha gukata keke? Both of them. Oh wow. Okay. Okay. Mama ibumoso ganje daddy papari. aba mama bagira ibumoso Let's take free. Ndabanga. turagukunda sheri Twayipanze. Mbese ni ngombwa byose icyo bita surprise qu'est-ce que c'est? surprise ni iki reka twikatire keke reka amagambo reka dukate keke 1 2 kata keke. Yes. wow tuzakate nyinshi mwana wanjye wow We love you so much. No mama. no wow happy birthday to you waramvunnye reka nkusi wow Nani ndishima gute kandi nzi ko zishimye. Nejo zishime nejo ubundi ukwezi kose nuko amufise. Akira mumweshe. Thank you. Ukuri zose. Baza mukore cheers. Ubwo in fact bisigaye ni ibyanyu. Ni cyane. umunsi nk'uyu byari hatari kukubona ntabwo byari byoroshye twongere Yari kunyereka. n'akandi kuko nakureze neza Yeah. have a seat Nashaka kwicara n'abantu banyu. Buri wese afate Surabizi. Ndanyotewe hano ni mu rugo. Yes. my love. umuhungu wawe nawe Ese ntuzari he? byoroshye uramwishiriye Obed ariyo ngo azane urufunguzo. Mike No mwiranje murabajya mwese. nje ntabwo Obed. ntafunga
Bobedi. Arrangez-vous, s'il vous plaît, arrangez-vous. Oh! Yes. Oh, daddy. Thank you. Iyo mwari mwasukiye nta kibazo. Ufunguzo wari wazishize imfunguzo. Ese wowe uburije ko Kirori cyako nkabona ukuntu mwari mwambaye neza. Uri kukina bigeze. tuzi ubwenge. Ariko abangaba twambaye neza. Niko mbitekereza. No, hano kandi. Zakaza. Ni uburyo ntabwo ari bunyuze. Udafundira mami wawe? Mimi sinasinzira. Urabitse. Sani. Sabe. Urakoze cyane. So guys, twese ubuzima bwacu duhagurutse. Please. Yes, cheers. Wow. Akuze kudakubiseho. To ari kugotanira. Kamuheke ya mwana wanjye. No, ugomba kumwitaho nk'abandi. Byose ni ibyawe, ni ibi byose. Siko umunsi wanjye ari ejo. So guys, mwicare tuganire. Mbere na mbere ndashimira Imana isumba byose kuba twese yaraturinze tukatugerera aya masaha duhumeka umwuka w'abazima siko bwacu ntiturabacu ngo twigirike dufite umugenga utureberera ntimwambaye Imana icyubahiro. So Imana yaraturinze by'umwihariko iturindira umuhungu Mike imurinda kuva akiri ubuto mu nda ya nyina y'amezi 9 aravuga none dore uko angana nguku. Ndatekereza ko n'abandi n'abasore bahangiye ngo ni urungano rwabo ariko mwaka y'amasi basha Nishize kandi mukora neza. Mu by'ukuri kabiri ndashimira my lovely wife, my sweetheart, my all, my everything. Kubera ko uyu mukobwa w'icyuki muri banga, uyu mukobwa ureba nk'inyana iri mu ruhongore, muramubona ariko ndamushimira nivuye inyuma, ndamushimira mbikuye ku mutima, ndamushimira kuko ni mama wa Mike, ni mama w'imfura yanjye, ni mama w'umuhungu wacu. Byongeye nkanamushimira ndetse ufatanyije n'uriya mwana wo hepfo. Se muramuzi? Gute umushamu? Ndamushimira kubera ko ibigi ubona hano niwe na mama wababiteguye. Mushatse mwabwira amashyi. Gatatu ndashimira uriya mugabo Gerrardson kamera haguruka mu cyubahiro cyawe. Uyu mugabo mubona hano njyewe nawe dufitanye amateka ndamutse nyarongoroye ntabwo byafata ukwezi, byafata 2, bishobora gufata umwaka ndetse unarenga kuko njyewe dufitanye amateka menshi. Byongeye akaba ari inshuti y'akadasohoka muri uyu muryango wa Ngoga. Byongeye nkabamufata nk'umuvandimwe tuva indimwe nubwo tutavimwe kubw'amaraso ariko tuva indimwe kuko twese turi ibirimo by'Imana kandi turakundana. Umuhera amashyi. Basore namwe ndabashimira. N'uyu mwari uri hano uretse ko ntamuzi
ubwo wenda araza kuza kutwibwira cyangwa se ni inshuti z'aba basore bicaye aha ngaha cyangwa se ni inshuti ya Mike birashoboka. Mu buzima busanzwe umuntu agira inshuti bahuje ndabivuga uko biri bahuje igitsina niyo batagihuje ibyo mvuga ngaho mwese ndabashimira kubw'igihe cyanyu, ndabashimira kuba mwaje kugira ngo ducelebratinge twese hamwe iyi bidi ya Mike. Ngarutse kuri uyu munsi ntabwo ubundi umunsi w'amavuko wa Mike wari uyu nguyu, oya, ahubwo umunsi we w'amavuko ye wari ejo samedi. Ibyo ni nitiwe niko tinana yatumije wamaze ariko ntacyo nirizo uzaryambara ko ni iryawe nakubereye. Impamvu rero twabishyize aha ngaha ni uko byahuranye n'urugendo mfite flight y'ejo kujya kwibuza mu Buhinde. yakoze dada yego, ahubwo ntari nibagirwa muze kuza kumfasha rwose dusengere urwo rugendo nzagenda amahoro. Ntari nibagirwa rero kandi mumfashe dusengere urwo rugendo, Imana izandinde amajya ndetse n'amagaruka. Nzi ko ndakira ndakomeye, nta kibazo ntabwo nzapfa, muracyamfite. Uretse ko nyine umunsi aba uw'Imana ntabwo ari tutugena, kandi nagenda ntabwo nzaba nsize, ntabwo nzahambana n'ikara mfite uriya muginga ariko ariko mwamumere amashyi reka tunamumwere. Mu by'ukuri rero nihuse kubera ko hano hari abantu benshi bashobora kugira icyo bavuga. Mike, ndagira ngo ugiye kubwire duhagaze. Stand up. Kuri uyu munsi wawe njyewe na madamu cyane twaguteguriye impano. Ni impano ntekereza ko it will be a special gift for you probably, ndetse no ku bantu bagaragiye hano definitely byanze bikunze nitanagushimisha birakureba ariko genda n'ababyeyi bawe. Uyu munsi wa none ndagira ngo nkwegurire ube manager wa kampani yacu Barinako. Barinako. Thank you, Daddy. You are welcome, my son. You're gonna be a manager wa kampani yacu Barinako Supply and Limited Logistics. Ubu iri mu biganza byawe. Mugize manager? Muzina manager ngora ira. Official ndabitangaje. Ariko urabizi isezerano njye nawe dufitanye. Uzi request naguhaye, uzi request ababyeyi bawe hano kuduhagaza na twaguhaye. Wenda reka mbivuge n'abari hano babyumve. Hari ikibazo dufitanye, arakize nawe ntabwo yatindaho. Icyo kibazo uyu munsi wa none papa wabona bifuza. Ntekereza ko uyu munsi wa none baye utubwira a special speech kuri gahunda dufitanye. Icyo gihe rero muzi ko twese hano tugira condition tugenderaho. Ndegwe mu manager ariko you are not a owner. Ntabwo uri owner wayo.
impamvu utari owner wayo kugira ngo ugire ikintu ukimanaginge neza nuko wenda hari ikindi wakagombye kuba warakoze. Uyu munsi wa none wakabaye ufite umugore ufite umuryango ku myaka yawe uko twarabigusabye, hato na hato ejo twagenda turimo turagira tuvamo ukatwereka n'abakuzukuru, ariko iki kintu ntabwo wagikoze. Ntabwo rero nakugira owner wa company mu gihe ntari namenya ko wakwasura inshingano. Burya umuntu ashobora kwasura responsabilité z'urugo aba ashobora no kuba yakora n'ibindi akabikora kandi bikajya mu buryo ushaka. Umunsi rero uzaba ikintu wagikora uyu munsi ukatwereka wenda niba unamufite cyangwa se niba atanahari twanamuhamagara, cyangwa se n'ikindi gihe ukabwira abantu bose bagaragiye ukatwereka umukunzi wawe nta cyabuze muri uru rugo, ikindi byose biri mu biganza byawe. Umunsi uzabikora icyo gihe nzagwa promotion yo kuba ndumva rero n'izindi magambo n'icyo cyo kuvuga. Ariko muri akanya nawe na mama wawe ashaka kugira icyongera mu byo navuze ibyo ntavuze cyangwa nawe akatanga akavuga nawe ikigo kimwe ku mutungo wakoze cyane mu mpamvu sasa amashuri mu rugo. Sorry about that, papa kabya ngomba barimo twagira nukunda nyine ndi nuko ntunze. Reka nanjye mvuge Mike. Oh, thank you so much my husband kumpa ijambo. Ndabashimira mbere ya byose kuba mwaranyitabye mukaza mukitabira ubutumire bwanjye. Imana ibahe umugisha. Hanyuma rero Mike reka kuderanje. Hanyuma ndagira ngo nshimire Imana yampaye Mike ni umwana umwe murabizi. Muzi neza ko umwana umwe w'ikinege ajya yigira idebe cyangwa kigira abaje. Ariko ndashimira Imana Mike ni umuntu w'umugabo, ni umuhungu mwiza nka se cyane. Ni umuhungu mwiza nka se. Mike ni umusore uzi gufata ibyemezo, ndamubashimiye. Mike ni umuhungu mwiza, mbese nta kuntu nabona nabivuga, gusa ndifuza ko wazaba umuntu w'umugabo. Mike ndeba ndi nyoko sibyo. Ijoro nk'iri nari kubona byari hatari. Rero ndagira ngo nkusabe ikintu, uzaba umugabo ishema ry'umuryango, uzaba ishema ry'umuryango nka dadi wawe, uzatera ikirenge muke, ntuzatubere ikigwari. Ntuzatubere ikigwari, nakureze neza urabizi, ariko ndagushimira n'ukuri nta kutagira nk'umwana umwe. Ubundi mujya usanga umwana umwe atesha, niko mubizi ubundi. Ariko Mike rwose ndamubashimiye. Mike turagukunda, we love you so much. Uri umuntu w'umugabo kandi n'ibitari ibi tuzabiguha. Yego turagukunda rero cyane, uri umuhungu mwiza, ntewe ishema no kwitwa mama wawe. Yeah, thank you. Mike, ubu rero umunsi wakuze ku myaka ufite igihe n'umwaka sibyo? Ntabwo nakuze cyane. N'ubwanwa urabufite urabona ubunganya so. Ndagira ngo nawe uyu munsi noneho ubwira ijambo ry'abagabo. Ngaho umwanya wawe. Haguruka. Ndahira kama banze binywe. Umukuru wa kampani abafite ijambo. Ese gutizanye
turakitabye papa muri guhamagara cyane. Ndeke nambabarira. Okay. Rero ndi gusoma imbere. Uzadusoma. Nasoma biri mu Cyongereza. Nabura zaje mu Kinyarwanda. cyane. tubwire rwose. Okay, ntabashe nyine. Birangira tunguwe nawe sinzi ibyo kuvuga ni. Ubundi nagize ko ndi butegura ijambo nzavuga nkaryandika imbere mu wese. Nubwo nabikunze ariko ntanabyanze. Okay. Twereka amarangamutima yawe. Michael Kubutesi wakuze uri manager w'uruganda na official. You gonna be owner. Okay, ngaho. Okay. Ndabashimira abantu mwese mwitanze kugira ngo bigerweho. Nakoreka mvuge nk'abantu ba owner of company. Ndashimira Imana yo yaturinze kuva mvutse kugeza uyu munsi. Kabiri ndashimira ababyeyi bandeze n'uyu munsi bakabakindira bakabagikomeje. Ndashimira abakozi dukorana. Ndashimira militansi kugira ngo bigereho. Dadi, nawe mufata nka papa. Mwakoze kuza. Twakomeje kuvuga kugira ngo nemerwe kuzungura kampani yose. Benshi nimwantawe ibyari ibyo ariko nyine papa yifuje ko uyu munsi wagera ufite umugore, ufite umuryango, ufite abana. Hakuye n'ibyakunda. Nyuma yaraza gushaka concept uriya munsi uzagera. Nanzi ko ari ejo ndi burayi bitegura ariko yindi byakunze. Ati ugomba kunyereka wenda umuzarushinga nkazaguha kampani utajaragirika mu budukobwa. Ndabivuga mu bwo yuzemo vuba ntajya avuga byoroshye. So, kubw'amahirwe rero uyu mukobwa ari mu kino cyumba. Wow. Mama nawe papa mwakoze kundera ariko iki nicyo gihe nanjye ngo nagize amahitamo ndahitamo ngiye ko tuzabana uwo numva umutima wanjye wishimira nkumva twazamarana igihe cyose cy'ubuzima kandi ntabyicuza kuko duhuje byinshi ibyo nkunda n'ibyo akunda iyo turi kumwe nyine mpamvu ari igice cy'ubuzima bwanjye nabonye ubunduzo Maya What? Wow. Come on. What? Wow. Choose it. Maya guruko yirwo. Qu'est-ce que c'est ça? Koka. Ibi ni Aya ni amahitamo yanjye stop. What? Maya aya ni amahitamo yanjye. Wino. Sigara ni birori. Oya. Maya ntacyo nitayeho. Hey bro. Mon fils. Who is this? Singo ko umeye yenda muzi nzamubwira. Aya ni ndakambira. Kuki mugenda none murantiranye simbere so mahitamo yanjye. Dad.